nkubwire ubu ugiye kuzaba nta muzabujamo niba ari ibyo nanjye ntabwo nshobora papa nibiriya bintu urwanga ngo njya gututira n'imembezo n'ibiki byose muzagende namwe mubyikore niba mama agiye kugenda akajya kurya wenyine muzagende mubyikore nazo ntago ndarwasa muzagende mu byose mugende mubyikorere kubera iki mujya mu bintu byiza ngiye mukanjyana ntabwo ko mama asigaye yikunda kubera iki mwikunda igihe wenyine kubajya batemberewe kujayo ntabwo bye uzatanga izihe nama ngomiki watanga izihe nama z'ukuntu umugore afata mugende nyamukambi hari n'imfunguzo ntubureba urugo nigiriraga agapasi reka da ntiwamenya ngo ipasi yagiye ibintu byo mw'iyi nzu bijaga hehe mubitizaga abandi kubizi pasi ko ntazi kwiteranya mukambwe urukoni pasi nayikora sinayitereraga se hari umba mwe ngo nterere arya twari dufite pasi yiki kwari dufite haji pasi yishi aho ntibaba bana barayijanye bakaja kuyigurisha mu nyuma Mana gurasoza ngiye muransanga pe turagusanga he turagusanga muransanga mu birori bya genda soje ndangije kwitegura nari kubaza ibirori byahe bihe birori ugiye hagana he mu birori bya mukuru wanjye nese ndaburayo ariko naragiye ndabona nta bwenge ufite mu birori bya Risa urabijamo ungana ucu ngana gute se masi imaze kuba inkumi abantu batoya ntabwo bajagayo uri kumamagarira iki weho amavuta wayashize hehe agari se we naraho ngaho uri kwisiga amavuta ugiye he ugiye mwa ntabwo umubwiye kujya kunkokorera urubingo kuri nayikondo mwese singiye mu ntuza kuja gukokora urubingo bagendaga abandi bakaraga ugiye mu zo maze kwisiga wamaye amavuta nkisiga ntabwo nyasize hariya ku meza umva gira vuba baradusanga bande ndavuze ngo uribeshe ukava hano ako kaguru ndagaca wagicucu reka nza nkubwira fisito ngwino nyereka amavuta ari nawe yareba aho ngaho ku meza nta mavuta ugiye hagana si yarari kumwe n'iki muri bridal shower ndakuba ngo ntabwo nshaka akaguru kawe kwa Risa uri kunyumva neza ibirori bya Risa ni iby'inama agiye kugirwa by'uko agiye gushinga urugo ntabwo igitsina gabo kijagayo gwiki nitwe turagiye twenge nje ndajayo uyo mvuze igitsina gabo si wiyumva mbese umwana wanje yaba umwana wawe yareka igihe cyo kugira ngo uje mu bukwe bwe ntabwo ceri cyane ubwo bukwe bwatsibwa kuko itsinda bihezwa amara umwana wawe ndakubwiye ngo igitsina gabo ntabwo kijagayo ko cyaba kingana kose abantu babana ntabwo bajagayo twe nitwe bakuru tugiye kugenda tukamugira inama z'uko bubaka urugo none inshinzi yawe iri gukarabigiye he nanjye ndi umukobwa fata isuku uje gukura ibijumba mu kirebe kandi uzuri gutoragura udukwe hara mu gitari cyo kwa Rudoviko nuko nkubwe kandi nsange wahishije ikindi usiga inkono ku ziko isiko sigara ari kugukoranyiriza manje ntabwo nakuramo pe ntabwo nakuramo nari namaze fatosa ososha kwa mama mwebwe muri kugira ngo mugende murye munywe mwenyine ngende uboshwa karindage ndabona ntugira huje ushaka kugira ngo ukire amaguru ma turaza kurya ubugari ibijumba nzabikura ejo reka nanjye ngiyo nari namaze no kwitegura ntabwo abana bajagaye imana agira n'ingumba y'amata muzajya mupanga muvuge none se mama niwe ugiye kujyayo wenyine niba bagende barye none nimugora turya ibijumba gusa ariko si wakarya umuriro we ko ari byo ndi kukubwira ko ubwo mugiye kuja kuzinywa mwenyine mwoka mwonya barongo nama tugiye kumugira iyo nama sinsigara ni njyewe ni Saverina ni ba nyiraguhirwa ni ba nyiragutunga n'abanyira n'ibyo bakodeshereza amabafure bashaka abadekorasiyo bashaka abahanzi n'abaririmbyi haraba hariho umuziki natwe n'uwo mugore ura DJ nyina turagira aho tube turi kunyeganyega umugore ura DJ yego naho kararisa ni wowe kubyumva hanyuma Frederico ko yavuze ngo arajya gufotorayo ntago ari umuhungu ntabwo bishoboka ntabwo byashoboka ntabwo yaza gufotora sico mugende kandi yavuze ngo araza gufotora ntago mburayo pe no ukuri ariko ndakubwiye ngo sinkuboneyo ariko umuntu
reka rero nkubwire urugo ugiye kuzaba nta muzabujamo niba ari ibyo nanjye ntabwo nshobora papa biriya bintu uri ngo njya gututira n'imembezo n'ibiki byose muzagende namwe mubyikorere niba mama agiye kugenda akajya kurya wenyine muzagende mubyikorere ntabwo ndarwasa muzagende namwe byose mugende mubyikorere kubera iki mujya mu bintu byiza ngewe mukajyana ntabwo ko mama asigaye yikunda kubera iki mwikunda asigaye yikunda ntabwo uzatanga izihe nama watanga izihe nama z'ukuntu umugore afata mugende nyamukambi hari n'imfunguzo urukurira nk'umwana koko ariko mama nawe uzajya ufata ibintu ushyire mu gaciro rwose ntabwo byumvikana ariko urukurira ukabona njye wakwemera ko mutaja mu birori bya mwene hanyuma kubera icyamushubije mukoteza amafaranga yo kugura amafanta se n'imiceri byose none mukamuzi ngo baratanga inama baranywa iki cyangwa bararya iki hanyuma se twebwe izo nama ntabwo twari dukeneye kuzumvaho nta gitsina gabo kijagayo nta muntu w'umwana ujagayo hajagayo abagore bubatse kuko baba baramugira inama y'iby'uko urugo rwubakwa nibyo ndi kubabwira nese mama ngewe zose ngewe ntabwo nanjye nkumva izo igihe cyawe nikigera nawe tuzazikugira nyine nanjye nkaba nabanje kubyumva oya ariko wese niba ushaka kubyumva washatse umugabo nkubwira fisito oya mama nta bintu ushaka kumbwira nta bintu ushaka kumbwira kubona ko atacutse ko mubwe ntabwo abyumvishije none se niba byumvishe noneho twebwe nubwo ariko ubundi nawe birumvikana nyine nta muntu w'umuhungu ujyayo hajyayo abagore gusa n'abakobwa wowe se ko batakwemereye ngo ujyeyo niba ari abahungu ari abakobwa ndajyayo mama ndamwumvisha ndabizi ko ari byemere kujyayo ukazajya uza kunsakuriza ndajyayo ahubwo umenye ko nkuruta ahubwo mpamva nkubwire yari bugiye gukura ibijumba akasana ruriya rukwi tukajyana nanjye ngaho nawe indi ujya gukura ibijumba se wagiye nawe ziba ndajyayo tsimba muko tsimba nzasange muhishije uje gukura ibyo bijumba ugereke reba nari namaze kwambara nazo nashije mama nazo nashije kandi uzova watareka ngo njye kurya biriya bintu ntabwo ntabwo nshaka no kumva ibyo bintu byanyu nari narangije kwambara ntabwo najya gukura ibijumba mu gishanga ndagiye nanje akose mama ubwo ngubwo uragiye koko nta n'ikintu utubwiye aya ariko mama asigaye yikunda ubundi se wagiye ukamugenda inyuma warangiza ukanza akunzanira ikibazo nankubita iriya nkoni se naguhonda nyine naguhonze wariye se wabiki nzanyemo rwose ntago ari ibyanjye pe mureke nitahira ndaza muri bride shower nje kugira indi nama tuvugisha uko nanjye ubwanjye ntazo nigiriye nje kugira inama ahubwo kuki utajambaye dira kandi siko bride shower bavuze ngo tuzatwambaye amadira exactly niyo mpamvu yerekana ko ntashaka kujyamo nyine mbese we ntago uzashaka ha none uzakenera nawe bride shower nese ukeka ko ibintu wakoreye abandi nabo nibyo bagukorera sheri nta mukobwa nkeneye kuguriza nta gitsina gore nkeneye kuguriza muzabuzemo cyangwa mugureka ariko ntabwo nshaka kujyamo pe namubwiye ngo yambare dira yananiye ngo ntago abikeneye ikibazo ntago ari iryo dira ikibazo ni uko ibyo ndi kumubwira atari kubyumva okay ngambwira muri bride shower nje gukuramo iki uje ko nzi ko ari abagore babasha kugira inama abagore bagenzi babo ndamugiriye ihena ariko nawe wakumva ibihavugirwa uzabigenderaho ikintu nshoboye reka njye ubwira ikiza cyo kujya muri bride shower ntago wenda tubikeneye none ariko tuzabikenera ahazaza rero iyo wumvishe ibyo muri bride shower ya mbere ukuzumva n'ibyo mu ya kabiri uza mu yawe nyine n'ubundi ubizi bitazagutonda okay rero ndumva kuzamo nta kibazo ufite telefone nziza ntiwari kodinga cyo gafata voice ukaza ndi umukozi wawe se ariko inshuti yawe ikeneye no kukubona oya tureke nibyo genda umukozi wawe kurya njya kukurikodingira umva inshuti yanjye rero reka nigendere kuko ntawurana n'umuhambaro ushaka kugenda ugende nta kibazo wahise wamwendi kuva ndimo ndaho ya bitari ntabwo numva ko twagenda twenyine undi mwana abone yatutumiye twese tuje turi babiri gusa turamubwira ese ntabwo ari inshuti yawe ubundi Clarisse ntabwo ari inshuti yawe biraho ubu Clarisse nta n'ikintu umuziho wumva wamugire inama kuvuga ati iki kintu ugere wowe uzakireke kiretse mugira inama yo kureka gushaka niyo nama nyine namugiye ubwo nawe yo kwivugana ubundi ntabwo ari kumwe n'umugabo iyo nama icyo gitekerezo ndumva kuki se wumva udashaka ko ashaka washatse umenye iby'urugo wenda ngo byakubanye ibibazo uje kumugira inama ese ko numva ngo brother shabira nyine mugiye kwikorera shana uranayikeneye pe mbere yuko tujya muri yundi mwana
blood shower turi abakobwa tugomba kugenda tugashyigikira umukobwa mugenzi wacu ubyo byo kwivugishwa ngo mvango ari mutaze ngo cyangwa muzaze ngo mubyihorere sheri wanjye ndakubwiza ukuri batagukoreye blood shower njye kintu cyakubaza mu buzima agomba kutumana yego wagenda ukarwubaka ariko iyo blood shower nzangiye kwikoresha iki bagutenda se nitwanagukorana na baby shower umwana wanjye abasanzwe yazoga ngaho mwohoye rero muze tugende umuntu apfe kugenda ariko nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma njyanye namwe ese we Niko yaduhindukanye none byagenze bite? Mumbaza twagira ngo nagari muri bad Cyangwa shot afite ikibazo na Kararetse mwana kiza. Cyangwa yamutwaye umugabo. wagira ngo rero nabo mutwaye. Umugabo ugiye korana Kararetse cyangwa n'uwuriye. Ibyo turabimenya tuhageze. Kwaravuze. Kumvanga inama ngo namugire ngo ukeka ngo adashatse. Nta kintu numvamo. Ndi kucyumva ushaka ko yaramutwaye sheri. Ari impamvu yabirakariyemo gutya. Uziko kuva mu rugo naje mukurura paka tugeze hano. None base kuba Bradshara amadiye. Undi yaje yakubisemo minigera hano. Igera hanga yabisuzuguye ari kugenda atabishaka n'ubundi bura ni wawe ndi turi bugeremo twamara kwicara katasohoka ngo ugiye kuri telefone akigendera. Tugende. Menya tuhageze. Ntabwo washobora kuba udashinyirije. Ntabwo byashoboka. Umva rero ari mwana wanje ibyo ndi kukubwira ugomba kubivumata ukabicengera namwe bakobwa muri aha ngaha muri kumva mukumva neza ko umugabo niba atashe ni karamesheri urumva yaba yaje yasomye ukamukuramo amasogisi ukaba mushuhirije utuzi wadusigaje ku mbabura ukatuma ukarabye ukamukarabya ibirenge byanaba ngombwa ukanamwuhagira umubiri da ni ukuri kw'Imana ahubwo mujanaga n'ahandi mu bwogera umukobwa ariko nta kibazo none se reka nze nkubwire ibyo site yaruga ari tegeko se udashoboye kubikora oya nta muntu utagomba kubishobora ni ngombwa kubishobora oya ariko ntago ari tegeko mama oya nibyo ega kamubwira ibyo ni ibya kera ku bwanyu ariko uyu munsi uyu nguyu abagiye kubana n'umugabo we baraganiriye azi icyo yanga n'icyo akunda niba ntazi guteka ubugari sinzi guteka ubugari na kawunga nyine ubwo uzanshaka wese agomba kubimenya mu gihe cyo kurya iyo kawunga n'ubugari azajya yiyeranje cyangwa niba dufite umukozi abikore setu none mu gihe cacu twebwe umusore wakundaga umukobwa akavuga ati uriya mukobwa nzamubona gute ko habaga n'igihe amuteruye akamujana ku ngufu si ntabwo wageraga ukamubaha kandi akabwira abandi basore bakakubangatura bakagushira mu macu bakamukujanira kandi mukabana batamucece twibirira amabanga yo mu buriri nyine yamenye wa muntu we dore twebwe nk'ubu mu gihe cacu twacaga imyeyo sirisa waba waraciye imyeyo isoni se ziyicira no turi abagore gusa abakobwa gusa si uko se babajije wowe ufite umugeni waraduciye ni byiza mwana wanje turaja turakura urajuraho uradukora uradukuza kandi dore nkubwire mwana wanje nta kugira ngo ugire ishamba iyo ngiyi indani ni uguhora wakemuye ishamba hagahora hameze neza kuko ntabwo umugabo yagira ngo agiye kukwegera ngo bari buja gukikura kandi yego akoko niko akagira isuku mu kwaha imyenda mu nzu ukagira isuku mbese nyine umugabo nawe akabibona kandi mwana wanje ukagira ibanga mugomba kuja muragira ibanga ibanga risi ugomba kugira ibanga noneho byakwita ibanga ry'urugo kurimira nk'uko umuntu abira ibiryo reba hari ukuntu nyine ushobora kujya kwiyesebura n'umuntu urumva noneho akahita ashaka nyine ko muhita bakora ibyo bakora nta yindi romance urumva icyo ari cyo ni ibiki romance nyine kuri ukuntu umuntu umanza gusoma kumutegura mubwire nawe kuko nawe agenda nk'umusirikare abashaka kutaburira mwarasomanye ko nkurusha imyaka ibyo byose ibyo uzamenya dore icaba manye mba namuhuje mwe babiri mubwire rata mama
uwo mukobwa yari yanze kuza muri Brad Shower uri kwigira ngo have tuno tungana ndumva datangiye kuniryohera ko twavuze se ngo twabara amadira ukabaje ambaye gusa nabyo kandi sabimenye ntabwo uswere yanze no nubwo nakicara no nkumva ndashije nkambara ubusa ikibazo kirimo ni ikiye ko kandi wavuze nta kintu ufata kuri Brad Shower oya ubu ntangiye kumva icyo mfata ntabwo nenze bibera ariko niba ari ibiganiro habe mbaze shaka inshuti ubwo rero kubijanye n'ico ngico shaho ntabwo n'ubu na guverinoma ntabwo ibyemera kugira ngo ufate umuntu umuhatire kugira ngo mukore imibonano mpuzabitsina utabanje wabimusaba ngo abikwemerere. Hari ukuntu ibi byateye akabanza akagutegura nawe ukumva uramukeneye nawe akaba aragukeneye ubwo bigatuma mukora ibyo mwishimiye kandi mushaka. wabyumvishe nawe ngo ushize rugura mutima yagufashe ku ngufu ujya ngo ndakubeshya bagiye kese ubwo wose bakubwo nayo magambo yawe waruvuze ngo bamufashe oya nyine uko kuntu bahatirizanya yakoze dufite akazi kenshi ku Jessica mubonye bamuhishe bibagize ngo bamufashe ku ngufu kada nde wamfashe dore n'ikindi kintu rero dore nubwo basa munjimije mukaba mungize nk'umuntu w'umusazi nk'umuntu utagira ubwenge ariko ubwenge ndabufite hari ico numvishije umwana uzi kumva yumviraga mu ruyombo bana banje rero ushobora kugira ingorane nk'umuntu akakwifuza ntabikubwire waba uri nko kugenda ugiye guhaha ugiye gutasha ugiye gukura ibijumba icyo ngicyo kikaba kirakugwingiye muramenye ntimuzagira iryo banga muzahite mutangira amakuru ku gihe kugira ngo babe babarinda kuba cagutera nk'uburwayi cyangwa kikagutera inda zitateganijwe kuko ku bitaro barabikurikiranaga ibyo byose bakabihanagura uko yego nyine ariko hari n'igihe gishobora kugufata kugasanga kigukoreye akazi mugahita mwigumane ako se ko tutari guhuza ibiganiro ibintu waze twaje muri Brad Shower y'undi mwana ariko ibiganiro kari bane kari genge utangiye kumumena bamucirano bariza ntabwo ntusi y'umwana kwandika aho komba wahita ubona umuntu mugahurira mu kibuga ahita umusanga koko reka ubwo busanzwe uri indayi oya ntabwo katwumvere kandi sawa urabona nyine hangase twese turi abakobwa bwo mu nseka nyabona njyewe ndi bizabura ubwa mbere natamani biryana biraryanaga ni ibintu bikomaga nawe nyine ukumva oya mwe guseka abana banje buriya nawe reba hari igihe ushobora gusanga ntushaka ko niyumvire ako se wowe uraruzwa kubwira mama ngo ari mama we nibwira ratama ariko rero ndi kubona igihuru nkakibonamo igihunyira ibintu by'ibihunyira birekane nabyo oya mama nanjye igihunyira ubwo rero uri kubona nawe umubiri wawe iyo ugiye gukaraba uri mu dushi uzirebe urebe uko kuntu uteye noneho rero igitsina gabo mwana bacu hari ukuntu Imana yabaremye bameraga nk'ibihombo yesu ndakubwiye ngo ukwezi nukukurangiza waragiye waragize ibisebe nuko ikandisha utuzi dushoshe yamenyereye bari ibyo ndengeje ubwoba oya wigira ubwoba mwana wanje ahubwo ndi kugushishikariza kugira ngo ugubwe neza ntabwo nagenda se hakweta maze gukwedura nugukomeza ukabumba umva ukomeza ubwo busugi bwabo bumbatire agaseke ugapfundikire uzagapfundura uruwi wawe kubana n'ubundi yaba ari kumuha abamumenyereza hakiri oya rata komeza wihangane kandi bafite ubu ariko reka mbabwe ngende ubu mama arimo arabishyikisha ngo babaza se kuri urwo rwego ibikaba wamyura agashira reba nawe ngiye nawe umugore warabikoze yo oya nyine ndi kuvuga abaye ari uko nguko ngenda umva bitazambabaza nimba umugore bwa mbere kandi nyine warabikoze bizakubabaza gute se kandi ubikora buri munsi ntabyo nakoze uri kubwizanya ukuri ko muri kungira inama yego aho tubwire niba hari uko bizi nyine ntabwo babaye niba turi kubwizanya ukuri atari ukujajingana iki bwa mbere ngenda ntabwo byigeze bijya uri umugore si
ni umukobwa yashiriye umuhungu bakundana yahaye sheri we sheri wanjye numva niwe ntaba ari sheri ntabwo ari byiza ari ibintu byo kuja muratanga za avansi ni ukuyandana rero nibyo rata narindi kubabwira ku bijanye n'ibanga ugomba kugira ibanga ku buryo n'abagore bagenzi bawe mu ikaritsiye bazagukunda bakaja baraguhisha ibanga bakarikubitsa nk'ubinjajwa ntuzaje barakubwira ikintu ngo kivuge dore impamvu nshatse kubabwira iryo banga uziko ntabwo muzamvamo ntabwo twazi ko umugore wa kijambere yambwiye ngo buriya ngo uko mumubonaga ari uruhanga afite ruhara utarungana kuriya ngo ubugabo bwe bwose kagiye muri ruriya rutanga ngo nagasa umuntu ngo akaregeya kubera yanayingana ubugabo bwose bwagiye ese mabene ntabwo gatuzi ko keza katababaza oya kwiki ako ariko siko nikigorye agatonya se kakumarira ntabwo ntabwo akumva biri kujya nako nta kintu kamasa dore rero n'abana banje ni ukuri kw'Imana reka kamucicura kubwiza ukuri gorata mu magatoya nta kintu kamumarira gatoya ntacyo kamara kuko impamvu agafite ntabwo ariko yaremwe ahubwo iriya niyo yakajanye yarakamize mama mubwire n'ikindi kintu cya mbere agomba kuzitaho mbere yuko agiye gushaka pe uzabanza ucekinga urebe utazajya mu rugo ukajya ururira nzamubwira nyereka ushazana twerekane nyereka ndebe nushaka azamwereka azamukira kazahita mugwira none se agiye mu rugo agiye babanye agasanga afite akareja muri kuvuga azagaruke shama ibyo nzabivuga nitanga ari gato byo ngo nzagera ibanga ntabwo ibyo bintu nzabiceceka nitanga ari gato nzanagafotora nzanagafotora nkabereka ntabwo nyine nta muntu nyine uvuka ari akaregeya ahubwo akajanguga n'ubwo mubyibuho tuzagira ibanga kijambere asi mu mama fata si nyine ko twakuniganya ijambo uko aba abantu bitonda nibyo nari ngikubwira ku bijanye niko kubaha umugabo ugomba kugira icubahiro kinarenze akakugaya ibindi wenda byo kuvuga kuba wenda utazi gukubita isuka mu bishigishe ariko nyine akavuga ati iyo ndi mu rugo umugore wanje mpagakenya mbese ubwo ukamugira Kenya ukawugira ibindi ukabitekera igihe nyine kumwitaho umukenka keya mbonye isomo mu buzima Jessica yitabira akicara akabakosa no mu rusengero nta marama masinza akagahinda sinari buzamenyera nkundirishe ibiryo bigahira igihe kandi niba uhavutse mu buriri ugomba gusiga ushashe twanagize ndetse ni ngombwa mu byikire rimwe oya ariko uko byanaga kose siwangaye umugabo wawe n'umusirikare ese ubwo na sasa adahari nyine aba yagiye tuvuga wenda aje ku kazi kandi barazinduka karaka gusiga mu buriri nawe udafite urubanza rurerure udafite wenda nawe akazi ni gute wazinduka karugasiga umugabo wawe mu buriri uramenye ntabwo byiza uhora uteraguye hejuru uramenye ntugasiga umugabo wawe mu buriri nta mpamvu ikomeye ikujanye urukundo mu buriri rwose pe nta mpamvu ikomeye ikujanye yaguhaye byarangiye se ubwo wabugishaka nawe cyubwo nicyo kinumva nibaza yaguhaye byarangiye wabugishaka uramuganirizaga ubwo se ushaka kwibyukira wagishaka kuryama ushaka kugenda kumutegura amafunguro n'ibishyimbo waba wamuhararutswe ku rwego rwo kugira ngo umutame buri eshe cyoze kubana n'umuntu umwaka byo nako mu buzima bwose ko ntabwo uzi ko ntacyo biri kuntera ubwoba pe mwana wa ntukazagende muri konta nta kontara ahubwo nyibwira nagaruke ejo bundi aje nzamubwire nyine abanza nyereke oya nzamubwire ngo akwereke uzabibonera rimwe wo komeza ugira amatsiko nawe nkuko gufitiye amatsiko kararika tukure igope ureke pe ure kugenda wumva yagize ubwoba oya wigira ubwoba ariko sireka nze nkubwire Lisa mwana wanjye ikitara kwisha kirangiye none se uko muzehe ameze niko n'uwo ameze aha wa muntu wari ameze ate muzehe uramuzi inshuti yanjye kubaza arafuza aramwishegura gucaka baraguwariraye umucaca ko muzehe ashobora kuba ukagira amahirwe nyine ugatwara nk'iyo nda
uba ugomba kumubwira uti shishira kugira ngo umwana kuko umwana uri mu nda arumva agashishira akamukunda akamubwira ati niba uri umuhungu uri fisi niba uri umukobwa uri fiye ibyo bintu ukamubwira mukamubwiriza n'ubuhuha umwana uri mu nda arumva akamenya ko afite ababyeyi bombi mu ico gihe ariko si shahu nawe ndi kukubwira kanisa mwana wanje ko ntigeze mbikubwira kandi nakumwana wanje ko nabyaye icyo ndi kubabwira ngo uko zubakwa hari ibyo usabwa gushinyiriza ugafungiramo ukavumirira ukarumagiwa ugakenyerera ku nkovu ubu si karari ko twasobaga mu buriri nigeze mbikubwira ubu si hari undi muntu kuri mama Zuzu Yesu Kijawe turagoranyara ku buriri we ibintu byose twavugira ngaho amasomo yanje urangukiye uyu mugabo ni muzima yambaye n'ikanzu y'umugore muhamagare papa umugore uzamo kuneka iki n'amadira n'indambi gusa muravuga mukavuga n'abagabo batari abandi iyo utinyuka avuga ngo ngiye ngo indanye ngo yarakajyanye ngo kagana biragaragara ko kakameze na gusa vugisha papa wakabonye he madamu acyumvisha papa umugore wawe yarakavuze inda yarakajyanye iraza azana yareba isano tugusha tuzanire n'ubu cyokoza sha namuhamagaye ako muravuga we ababarongoye nawe urankanze koko nyamukambwe naza dutabara muri bya birori bya Lisa twari turimo kijambere yaje yigira nk'umugore yambara amakanzu y'abagore n'ibitambaro by'abagore mu mutwe arangije aratwumviriza kandi mvuga nk'imashini iri ahubwo naze mubwire nyine uri kumva kuva yatwumviye amabanga kandi ntabwo byemewe shaka ukuntu bamudufungira umva kiri guseka nyamukambwe bangusha mumbwirire ntabacike kuva igihe twabereye murayavuze cyokoza kijambo uzi kumurozi kose umugore wawe afite abakuruye abatarakuruye tayari ibya Jessica byose hanze ese ko mumpamagaye dore yambaye ikanzu aza mu birori byanyu none nyine twavuze twiburaho babibaragura tuyuragura abantu basobanurira iby'ukuntu nyine uzi nawe nteye ukuntu umeze n'ibiranga igitsina gore n'igitsina kobwa byose bivuze mwabyerekanye si wowe twabivuze nyine byose ewe data ubuze ukuntu hariho ipupu byose wabimubwiye none simwa niyumviye byinshi musi ibi bintu wakoze uri kumva utarimbwa umva nkubise ukuri iki gikorwa ngo ni icy'abana ni icy'abagore wavuze ko ari igikorwa cyo kuvuga abagabo nta makuru wowe ufite none ubwo ubumenyi bwinshi ngo nta budahaga butagezwe intorezo kuko ubukubuko bwa Kalisa wanje koko buhangare koko kijambe rubuze mutabutowemo so ubundi uretse ko ari uko mama mushaka kugira ku mumurogera umuntu ubukwe mu by'ukuri wajemo arinda ukubwiye niba wandutijije inzu byari ngombwa gutuzire mu bintu none mu birori tutakuraritse utaje igitsina washi ntabwo amabanga yayo umbaze wakoze kuki ibihe baduhezaga kuva nawe uramushika umva nkubwire urimbwa n'impamo ibintu waje mu kane by'abagore uri igicucu kandi hari amabanga tutarashyira hanze ariko yamaze akaza kumva ibintu by'abakobwa ibintu byose manambajije nakoze nyamukambwe ndwanire kuri izi saha ndwanire umva nkubwire gerwa rero n'ubundi ubu se njyewe nari nzi ko wowe kijyambere bivugiwe hasi kunyara
unyara ku buriri sibyo sasa ukuri dutaha sibyo tugende wowe usajye bavuze ko ngo ufite akantu kangana gutya ngo inayakamize njyewe hoya njyewe unyara ku buriri ngo none unge ngo ufite ngo akantu ngo kangana gutya ngo nk'agashweto bakujya ko nyaka ku buriri ubwo n'umudati nyamuka winjana ntabwo twari twasoza ikirori oya ndakujana nkujanye he nahise kugira ngo tujye ngwino turebe uburyo ki nkinyara ku buriri kandi nshaje data